Nongeye kwasuhuza mu izina rya Yesu, bene data mukurikira ibiganiro byacu kuri channel Murinzi TV. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Nkuko nabateguje mu kavido gato nakoze kare mbabwira ko turi buganire ku ngingo yimwe mu nyigisho z'ubuyobe twaganiriyeho mu minsi yashize. Nahisemo ingingo imwe cyangwa se imwe mu nyigisho z'ubuyobe turi buganireho uyu munsi kugira ngo turusheho kumenya neza uburyo twahunga imyigishirize y'ibinyoma yinjiye mu madini ndetse no mu nsengero. Kandi izi nyigisho zigiye kwirimbuza abantu benshi batabizi kubera kutamenya dusoma ijambo ry'Imana. Munyemerere rero dusenge mbere yo gutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Twongeye gushimira Uwiteka, tugushimiye ko wabanye natwe iminsi itambutse, tugushimiye ko waduhaye uyu muyoboro tunyuzaho aya makuru ndetse abantu bakarushaho guhumuka no kumenya neza ibihe tugezemo. Dusengeye ikiganiro cy'uyu munsi ngo uzwane natwe, kandi umuntu wese uri bwumve ibi biganiro, umuntu wese wumva iki kiganiro, umugenderere umwuka wera musange, amwihishurire kandi akomeze kumwereka neza no kumuhumura amaso kugira ngo amenye neza ijambo ryawe. Dusengeye abantu batari bakumenya bumva iki kiganiro, ubihishurire bave mu binyoma, bave mu byaha, bakizwe kandi urusheho kugenda wagura abantu bawe. Turagushimiye Mana yacu kuri mu ruhande rwacu, ngwino dushyikire muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nshuti bene data, nkuko bisanzwe nitwa Karemera Theophile, iyi channel uriho yitwa Umurinzi TV. Tubagezaho ibiganiro by'ijambo ry'Imana, tukibanda cyane cyane mu kugaragaza, mu kwexposa amanyanga, ibinyoma, imikorere ya Satani birimo bikorerwa uyu munsi mu nsengero abantu bicayemo kandi batabizi. Nababwiye ko Satani yazanywe no kwica, kwiba ndetse no kurimbura. Nta mpuhwe afitiye ikiremwa muntu. Niyo mpamvu uyu munsi twebwe twahagurutse, impamvu nahagurutse kugira ngo mbwire abantu ibi bintu barusheho kuba maso. Mu minsi ishize twaganiriye ku ngingo zirindwi cyangwa se ku nyigisho zirindwi z'ubuyobe cyangwa se z'ibinyoma zinjiye mu nsengero. Uyu munsi nahisemo imwe mu ngingo turibuze kuganiraho yitwa fathership. Fathership ni icyongereza. Father bivuga umubyeyi w'umugabo cyangwa se papa cyangwa se data. Hari amadini uyu munsi ngira ngo ni hafi ya yose abayobozi babo usanga bafite aya matitire kwitwa daddy, mami, data n'ibindi bitandukanye, ariko mu by'ukuri ibi bintu binyuranye n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi nkuko bisanzwe turifashisha ijambo ry'Imana. Nababwiye ko ibiganiro mbagezaho ari ibiganiro bishingiye ku ijambo ry'Imana. Biragoye ko abantu babyumva ndetse nta nubwo abantu bakunze kumva ibintu bibakangurira kuba maso, ibintu bibakangurira gukizwa no kwihana ibyaha, ahubwo abantu bakeneye kumva ikintu bita mu cyongereza ngo ni flattery. Flattery ni ukukubeshya beshya, nkakora ku marangamutima yawe, nkukuvuna nakubwira ati rwose Imana igufukurire akagezi, Imana igufukurire akariba, Imana ikugarutseho. Utwo ni utuntu dutoya two guflata cyangwa se gukora ku marangamutima y'abantu, utababwije ukuri ngo ikibyimba ugikande kimeneke umuntu akire. Abantu bishwe n'ibyaha, ariko abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'ibinyoma baririrwa babaha amasezerano y'imigisha kandi atazigira asohora, ahubwo bishakira indamu zabo. Avuga ati ahari nimubwira ko Imana imujyanye Dubai wabona nyohereje 10,000, uyu munsi nkarya ubugari. Nimubwira ko Imana imwongeye indi modoka ushaka gusanga nyohereje 20,000 nanjye nkagura ubugari. Ariko ibyo bintu ntago biri mu bugingo, ntago bikiza abantu, ahubwo bigiye kubarimbuza. Dukwiye kubwiza abantu rero kuri mu ijambo ry'Imana bakabasha kuzarokura ubugingo bwabo. Nta kindi kintu Yesu yatumye abigishwa be, nta yindi nshingano Yesu yatumye abantu bavuga ijambo rye, ni uguhindurira abantu kuba bigisha, nta kindi. Ibindi byose ni nyongera. Ni munyemerere rero uyu munsi tuganire kuri iyi ngingo, ariko reka mbanze mbibutse za nyigisho zirindwi. Harimo inyigisho twaganiriyeho yitwa magie christique. Ni ubumaji cyangwa se ubupfumu bukorerwa mu nsengero muri forme ya gikirisitu. Babyita magie blanche cyangwa se white magic, ngo ni ubumaji bukora ibintu byiza. Baperforminga ibitangaza by'ibinyoma mu nsengero, kumva ngo bakijije umuntu, ngo umuntu wari umugaye, ngo ngajugunye imbago, ukumva ngo umuntu ngo yavutse ngo ari impumyi, ngo dore ngarahumutse. Ariko iyo ubyitegereje neza ubona ari nka comedy, ni ibintu bisa nka comedy. Dukwiye kuva muri uyu mwanda tugakurikira Yesu, tukava muri ibi bintu by'ibinyoma.
iyi magie christique rero iriganje mu nsengero cyane cyane za giprotestanti, aho ngo akora ibitangaza n'ibindi bintu bitandukanye. Icya kabiri, inyigisho ya kabiri ngo la science christique, kwayiganira ko ari inyigisho ishingiye ku bwenge na filosofi z'abahanga aho kuvuga ijambo ry'Imana. Nukuri hari abapasteri mujye mukurikira namwe, ajya imbere y'abantu agatangira mu gitondo avuga ibintu bya filosofi cyangwa se ibitekerezo by'abantu. Hari abantu uyu munsi bitwa ngo ni motivation speakers, mbese ngo ni abantu bashaka kukubwira ibintu byahindura ubuzima bwawe. Ni gute wagira urugo rwiza, ni gute wakwita ku muryango wawe. Ntabwo ibyo bintu ari bibi, ariko ibyo ntabwo ari ijambo ry'Imana. Ibi ntabwo ari ubutumwa bwiza bubohora abantu ibyaha, bubatura abantu. Ibyo bintu ntawe bihura ijambo ry'Imana. Hari umwanya wabyo, hari aho bivugirwa, hari n'ababishinzwe babikora rwose. Aba motivation speakers barahari, ariko ukumva umuntu w'umupasiteri ahagaze imbere y'abantu arimo avuga ibi bintu bitazakiza abantu ibyaha, bagakoma mu mashyi kandi ukuntu abantu bishimye banezerewe, kumbe yabapfunyikiye nta kintu kibereyemo. Gatatu ni icyo bita humanism, cyangwa se inyigisho zishingiye ku kwivuga no kwirata, humanism, aho umuntu runaka muvuga butumwa, umuhanuzi, umupastoro ajya hariya akitaka akavuga ati jewe nasengeye umusazi bunaka arakira, nk'ahari ukajya ngo ni nk'ari wamukijije, nk'aho yavuze Yesu, avuga imbaraga za Yesu, akitaka akivuga. Ibyo niwitegereza mu nsengero z'iwanyu birahari, n'ubuyobe. Kane, babyita kabbalism, kabale juive, ubupfumu bw'Abayahudi, twabiganiriyeho cyane, buri mu nsengero nyinshi za giprotestanti. Gatanu, legalism, kwibanda ku amategeko ya Mose, kandi rwose byari igicucu cy'ibizaba, nyirabyo yaraje, ubu dukurikiye Yesu ntabwo dukurikiye amategeko. Gatandatu, fathership, iyi niyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Fathership ni imyishize yibanda ku buryo umuyobozi w'idini aba asa nk'aho ari we centre, cyangwa se nk'aho ari we byose, mbese nk'aho ari we Mana, bamufata nk'Imana. Hari n'ikiganiro kimwe n'ubisha ahantu kuri channel, ntabwo ndi buyivuga izina, umupasiteri rwose ukomeye nangaha mu Rwanda muri Kigali, bagiye bamwita ngo ni apotre rwose, apostle. Aravuga ati jewe banyita papa, kandi nta nubwo bemere gusoma Bibiliya ntababwiye ngo nibasome, nta n'ahantu bemere gusoma muri Bibiliya atari ngiye babwiye ngo ngiye basoma hana. Kumbe ntagashaka kwemera gusoma Bibiliya, kubera ko uramutse ugiye mu ijambo ry'Imana ugacukumbura, wagwa kuri iki kintu ngiye kubasomera mu kanya. Yesu yababwiye muri Matayo 23:8, arababwira ngo nta muntu n'umwe wo mu isi mwemere kwita data n'umwe n'uwo mu ijuru wenyine. Niyo ngingo turi buganiraho uyu munsi, fathership. Ariko abantu kuba badasoma Bibiliya bameze nk'intama bashoreye, bameze nk'abapfutse ibitambaro mu maso. Bene data, muve muri ubu buyobe, muve muri iyi myanda, musome Bibiliya, mukizwe, muve ku bana b'abantu bagiye kubarimbuza. Karindwi rero, n'inyigisho yitwa amazing grace, ubuntu butangaje. Yesu yarabirangije ku musaraba, ibyaha byose twakoze tutaravuka yarabitubabariye, nibyo tuzakora kera mu gihe kizaza yarabitubabariye. Turi mu buntu, twidagadure, ubuntu busage. Nyamara Pawulo avuze ngo ntago dukwiye gufata ubuntu bw'Imana ngo tubupfushe ubusa, ngo dukore ibyaha nkana ngo hanyuma ngo ubuntu busage. Ariko nibyo bihari, abantu bakora ibyaha nkana bisa nkaho mbese nta kintu kibabuza. Kandi abayobozi babo mu madini ntabwo bababwiza ukuri ngo bababwire ngo nyabuneka kwiyandarika n'icyaha, gukora ibi ngibi n'icyaha, aho kugira ngo bibonere abayoboke, muze baba abasitari, baba ibyamamare, bubaka insengero nini z'ibitabashwa zirahari, ariko zuzuye umwanda w'ibyaha zigiye kurimbuza abantu. Ntabwo babibabwira, kubera yuko nyine muraza muri benshi mutanga amaturo. Nubwo umuntu yatura 1000 muri abantu 3000 harimo agatubutse. Ariko bene data, twebwe hano kuri channel ya Murinzi TV, twebwe twahagurukiye expose ibi binyoma, kugaragaza ibi binyoma, kugira ngo wowe uri muri amadini uhumuke, ube maso, utazarimbuzwa n'inyigisho z'ibinyoma z'ubuyobe, ahubwo uve kuba n'abantu ukurikire Yesu. Abanyamadini rero uhereye keraho kose Yesu yajyaga n'ababikoma, yajyaga agaragaza ibinyoma byabo ni inyigisho zabipfuye. Aho tugiye kuri ijambo ry'Imana muri Mariko ibice bya 12, turebe uburyo Yesu yabagarutseho n'icyabarangaga. Kandi n'urebe urasanga n'uyu munsi ariko bimeze. Turebe Mariko 12 umurongo wa 34 ndetse n'umurongo kwira ku murongo wa 40. Mariko 12 umurongo 38 kugera ku murongo wa 40. Dusome mu izina rya Yesu. Yesu agaragaza ibyaha by'abanditsi. Nuko ababwira yigisha ati, mwirinda abanditsi bakunda kugenda bambaye ibishura no kuramukirizwa mu maguriro no kwicara ku ntebe z'icyubahiro mu masinagogi no mu myanya y'abakuru
bari mu birori, barya ingo z'abapfakazi, kandi bagakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca baryarya, abo bazacirwaho iteka rirusha ayandi kuba ribi. Bene data, hari amatsinda atatu yarwanyaga Yesu mu gihe cye, kandi aya matsinda ntabwo ari ay'abapagane, oya, yari amatsinda y'abanyamadini. Niyo mpamvu uyu munsi umuntu utaramenya Imana, mbese umuntu udasenga, umusinzi, umuntu w'umunyabyaha uri aho ukora ibyaha nyine bisanzwe abantu bose bakora, yifitiye umutima mwiza, agira ingeso nziza, uyu muntu ni mwiza kuruta indyarya y'umunyedini. Uyu muntu ni mwiza kuruta umunyabyaha uri mu idini, wigira mwiza kandi ari gica. Aba banditsi rero bari mu matsinda atatu yarwanyaga Yesu. Hari mu itsinda ryitwaga abafarisayo. Abafarisayo bari abanyedini bakomeye, basengeraga mu kintu cyitwa sinagoge. Na n'uyu munsi niko bikimeze. Abayahudi bakomeje imigenzo ya rya dini rya kera ry'abafarisayo. Nkwibutse ko ari babandi batemeye ko Yesu yaje, babandi bamwishe nubwo bashaka kubyihakana ngo bajijisha abantu. Aba bafarisayo rero bakurikizaga imigenzo n'imihango yo mu gihe cya Mose, na ya mategeko na ya mihango no kujabika intoki mu mazi na bya bindi byose. Uyu munsi niko bikimeze nabo. Rero iri dini ryarakuze, riraguka ribyara n'amashami. Ubu ngubu uyu munsi hari amadini ameze gutyo, arimo abantu bameze nk'abafarisayo bagendera ku migenzo n'imihango. Uzabona bambaye ibikanzu by'umweru birebire, bigize abatagatifu kandi bigize abantu beza. Ariko Yesu aravuze ngo barya ingo z'abapfakazi, bavuga amasengesho y'urudaca baryarya. Uzababona bayavuga, bayasubiramo, ariko ngo baryarya, kubera ko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mubirinde. Ntago nakubwiye ngo uve mu madini usohoke ugende. Hari mwenda atambajije ikibazo muri komanteri, arambaza ngo none ubu umuntu yajya hehe, umuntu yateranira hehe, umuntu yasenga ate? Ntabwo Yesu yatugira inama zo kuva mu madini, ashwi turayagumamo. Hari n'uwambwa ati kiriya kiganiro wakoze bari abarozi bakuzengereje, ubu uzajya he koko? Ati n'ubu uracyari kumwe, turacyari kumwe mu idini, wajya hese nyine ugumamo, ariko ntukurikize imigenzo yabo, Imana ikakurengera. Nibyo Yesu rero yavuze ngo ntimukurikize imigenzo yabo, kubera yuko bazacirwaho iteka rito ry'abandi bose. Ni ukuvuga ngo imihango yabo niyo bakomeza, ntabwo bakurikira Yesu ngo bakizwe neza. Ngo bakunda kwambara ibishura birebire, ngo no kuramukizwa mu maguriro, nyine n'umuhura mu maguriro cyangwa se mu maguriro. Mbese ni nk'ikigereranyo Yesu yakoze. Nimuhurira mu bantu benshi muri public, umusuhuze muri ya titre ngo uraho bishop, uraho apotre, uraho uvuye ya titre nyine y'idini ngo agira icyo cyubahiro. Ariko bene data, ibi ngibi byose ntago bihuje n'ijambo ry'Imana, kuko Yesu yavuze ngo mubirinde. Aya matsinda uko atatu rero, abafarisayo n'itsinda rya mbere, irya kabiri nabo bitaga abasadukayo. Abasadukayo nabo bajyaga inyigisho z'imigenzo n'imihango, ariko bagapinga bakarwanya ijambo ry'Imana ngo ntibanemere ko umuntu ashaka kuzuka. Kuko Yesu yazanye inyigisho nshyashya, yabiraga abantu ngo umuntu naho umuntu nanyizera, naho yaba yarapfuye azongera abeho. Aba basadukayo bakarwanya iyi nyigisho ya Yesu, bakavuga ngo nta muntu upfa ngo azuke, bavuga ngo umuzuko ntubaho, nta nubwo uzaba. Iri tsinda ryakurikiraga Yesu ahantu hose abaga ari, yagiye mu kubwiriza, habaga hahagaze abafarisayo, hahagaze abasadukayo, n'itsinda rya gatatu ryitwa abanditsi. Aba banditsi bo bateye ubwoba. Urumva nimvuga umwanditsi harimo ijambo kwandika, niyo ngo bagenaga ibitabo n'amakaramu nyine bandika. Ni iki bandikaga rero? Aba banditsi bari kodingaga history yose ya Yesu. Urumva mu buryo bwo gufata amakuru no kubika amakuru. Muri iki gihe cyacu dukoresha za mudasobwa n'ubundi buryo na recording, amavideo n'amajwi, ariko icyo gihe ntabwo byari bihari. Barandikaga rero mu bibwiriza byose Yesu yatangaga, mu biterane byose Yesu yabaga agiyemo mu giterane runaka, babaga bahari barimo barandika, barimo bararikodinga, babika ayo makuru. Nta zindi mpuwe zo kubika amakuru, ntabwo babaga bafashijwe byose arimo ariyigisha, ahubwo barimo barajonjoramo ibyaha, bashaka ibirego bazamurega mu rukiko, kuko bahereye kera bapanga uburyo bazamwica. Aba banditsi nibo bashakaga rero ibintu bitwa ibirego bazamurega. Yavuga nk'akantu, kuko nyine bari abanyamubiri, nta n'umwuka w'Imana bagiraga, ntibanabyumve n'ibyo ari byo. Umwe atandika ku kantu shati kandike, atavuze ko ngo azasenya urusengero rw'Imana ngo akaruhuka mu minsi 3. Kumbi ntabwo bumvaga nicyo ashaka kuvuga. Ngiki kirego cya mbere bamureze mu rukiko, ngo yavuze ko azasenya ngo urusengero rwa Salomo, ngo rwatswe na sekuruza Salomo, kandi ngo rwari rwiza rutatse amazahabu, ngo hanyuma ngo Yesu yavuze ko azarusenya, ngo yamara kurusenya ngo rwubake mu minsi 3. Icyo kibaye kirego.
ariko ntabwo wumvaga yashatse no kuvuga. Aya matsinda uko ari atatu rero Yesu yagarutseho mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo mwirinde aba bantu. Aba bantu n'uyu munsi barahari rero, bahagurukiye kurwanya ubutumwa bwiza, kugoreka inyigisho z'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo baharanira kwireherezaho abigishwa nk'uko Timoteyo yabyanditse ko mu bihe by'imperuka zaza abigisha bakava muri twebwe, bakava mu nzu y'Imana, bagahindura ibyo Yesu yababwiye, ngo bakikururiraho abigisha kugira ngo babashe kwibonera icyo bita indamu. Hanyuma rero uyu munsi tugiye kuganira ku ingingo yitwa fathership. Fathership nabwiye ko ari Icyongereza, ariko twashyira mu Kinyarwanda harimo ijambo father. Father bivuga data. Data ni umubyeyi w'umugabo. Reka turebe icyo Yesu yabivuzeho, ko uyu munsi hatagira untera amabuye ngo bamuje ko bamwita daddy. Reka turebe igitabo cya Matayo ibice 23. Turakoresha ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe. Nababwiye ko ntabaha ibitekerezo byanjye bwite, ahubwo turi ijambo ry'Imana tukariganiraho, tukarisesengura. Nawe no bari cyo watwongereraho jya muri commentaire, tubwire igitekerezo, duhamagare, telefone iriho kuri channel, utubwire igitekerezo cyawe uko byumva, hanyuma dukomeze kwagura ubwami bw'Imana. Matayo 23:8 dusome, haranditse ngo ariko mwebweho, reka mpere ruguru gatoya mumbabarire, munyemerere mpere nko ku murongo rwose wa mbere niko biruze kumvikana neza. Yesu abuza abigishwa gukurikiza imigenzereze y'abafarisayo, rya tsinda twavuze ry'abafarisayo. Maze Yesu avugana n'iteraniro ry'abantu n'abigishwa be ati, abanditsi n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose. Nuko rero ibyo bababwira byose mubikore, mubiziririze, ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza, kuko ibyo bavuga atari byo bakora. Aka kantu ni mukumve. Abambajije ngo aya madini ko agiye kuturimbuza, turajya hehe, turakora iki, ko Satani yamaze kuyashimuta, ko tubibona natwe amaso arimo kubibona, turajya he? Ntaho uri bujye, urayagumamo. Ntazajye n'umuntu ugushuka ngo uve mu idini ujye muri ririya. Amadini yose ni kimwe, singiye kuyarondora hamwe ngo nyasubiremo yose mu mazina, bose ni kimwe. Yesu yavuze ngo mugumemo, ibyo bababwira byose mubikurikize, mubikore, mubiziririze, ngo ariko imigenzo yabo mwe kuyikurikiza. Ni ukuvuga ngo ibyo bavuga si byo bakora. Bakwigisha kuba umuntu mwiza, baravuga ati rwose ujye utura, icyacu n'amaturo ni byiza, bizana umugisha, yego nibyo, ariko ugasanga we ntanabikoze. Wowe ibikore biguhesha umugisha. Tanga icyacu, tura, ntabwo gutura ari icyaha rwose. Soma ijambo ry'Imana, ngwino uterane, bapanze igikorwa runaka, nawe gikore, ariko imigenzereza yabo, ibyaha bakora we ntubikore. Ubugambanyi bari bugemo we ntubugemo, amabi bakora we ntuyagemo, ubusambanyi bwabo ntuzifatanye nabo, ariko ngwino wicare mu idini ryawe, watendinge, baririmbe nawe uririmbe, ariko unajya kugambana we ntugambane. Nibakora ibya byaha ubona bakora we ntubikore. Ni ukuvuga ngo rero nta gisubizo kindi dufite, tugomba kuyagumamo, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ariko ikindi hazakurikiraho n'umwanzuro wawe cyangwa se umutima nama wawe. Ushaka gusanga ahantu uri bitakumereye neza nkuko ngiye byamereye mu gihe runaka, nkafata n'umwanzuro wo kuhava. Tuzabiganiraho mu kiganiro cya kabiri nzakora. Nakoze ikiganiro bushize cyitwa ku amatsinda cyangwa se amashyirahamwe y'abarozi bari mu nsengero z'abarokore. Ndashaka kuzakora ikiganiro cya kabiri, mbabwira uburyo bigeze kunzengeza numva ngiye kuva no mu idini. Ariko so riva murajya hehe, hako byarangiye ndigarutsemo, n'ubu turacyari kumwe n'imbirimbiri. Ntabwo rero urugamba ruhunga, ahubwo urugumamo ukarwana mpaka unesheje. Rero Yesu aravuze ngo abafarisayo mwirinde imigenzo yabo, ariko ibyo babwira byiza mubikore. Dukomeze ku murongo waho ukurikiraho. Bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bahambira imitwaro iremereye idaterurwa, bakayihekesha abantu ku ntugu, ariko ubwabo ntibemere kuba bakozaho n'urutoki rwabo, ahubwo imirimo yabo yose bayikorera kugira ngo abantu babarebe. N'impapuro bambara zanditsweho amagambo y'Imana bakongera incunda z'imyenda yabo, kandi bakunda imyanya y'imbere, mumbabarire,
kandi bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi no kuramukirizwa mu maguriro no kwitwa n'abantu rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe. Kansubiremo, ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Kandi ntimukagire umuntu mu isi mwita data. Reka mpasubiremo, iyi niyo ngingo y'uyu munsi. Kandi ntimukagire umuntu wo mu isi mwita data, kuko so ari umwe, ni uwo mu ijuru. Kandi ntimuzitwa abakuru, kuko umukuru wanyu ari umwe, ari Kristo. Murakoze bene data, aya magambo murayumvishije dusomye. Yesu avuze ko tudakwiriye gukurikiza imigenzo y'abafarisayo, kubera yuko bakora imigenzo cyangwa se imihango bakora, ibyo babwira abantu atari byo bakora, ibyo bigisha si byo bakora. Iri jambo riratubwiye ngo imirimo yabo ni ukwiyerekana ko ari beza, bakambara amakanzu maremare, ngo bagura incunda z'imyenda yabo kugira ngo mugire ngo ni abatagatifu, ariko ibyo bavuga ntabwo ari byo bakora. Wowe rero uri muri iri dini, ukora ibyo bakubwiye byiza, ariko ibibi ntubikore, imigenzo mibi ntuyikore. Turabashimiye bene data. Iri jambo rikomeje ritubwira hepfo ngo ntimukagire umuntu wo mu isi mwita so, kuko data ari umwe, ari uwo mu ijuru. Bene data rero, aya madini twinjiyemo, abayobozi babo uzasanga bafite amatitire. Utamwise dadi ntago byacamo, mwarwana mwaserera. Utamwise y'amatitire bafite apostle, bishop. Nyamara bene data, ijambo riratubwiye ngo ntimuzitwa abakuru, kuko umukuru ari umwe, ari we Kristo. Ngo data ni umwe, ni Imana yo mu ijuru, naho umukuru uhari ni Kristo wenyine. Twebwe twese turi abavandimwe, niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ariko si umunsi byashoboka bishop utamwise bishop ukamwita umuvandimwe wawe, ntabwo byavamo, ntabwo byakunda. Ariko bene data, ibi ni ubuyobe. Iyi nyigisho rero yitwa fathership nuko uyu muntu ameze nk'aho ari Imana kuri aba bantu. Urumva niba data ari Imana, uyu muntu akaba yitwa data, tumwita dadi, bivuze ko yicaye ku ntebe y'Imana nyirizina. Kandi Imana yaravuze ngo yarirahiye icyubahiro cyayo ntabwo izagiha undi. Bene data rero, abantu bakurikiye uyu muntu bamufashe nk'Imana kuri bo, bazarimbukana nawe. Mubimenye ko hari abapasitoro bashinze amadini, bajya gushaka imbaraga z'abadayimoni kuzimu, kugira ngo bibonere ubutunzi, bibonere ubukire no kwamamara fame. Wowe umukurikiye rero uzarimbukana nawe nutiyarura ngo ukurikire Yesu uze ku mwana w'umuntu. Bafite imyuka y'abadayimoni batera mu bantu, igategeka abantu baje muri urwo rusengero cyangwa muri iryo teraniro gufata ubutunzi bwabo bakabushyira urya muntu. Ya imyuka akoresha akabategeka, mukazana amafaranga, mukazana amaturo, agafata ibitekerezo byanyu kugeza ku rwego nyine momera ari nka papa wanyu, nkaho ari sokoko. Rero iyi nyigisho yitwa fathership iriganje cyane muri iyi minsi, iriganje cyane mu nsengero ziriho uyu munsi. Ariko bene data, mukwiye gukurikira ijambo ry'Imana, mukamenya ukuri, mukava ku bana b'abantu, kubera ko ijambo ryatubwiye yuko aba bantu ibyo batubwira atari byo bakora. Iri tsinda rero Yesu yavuzeho cyane n'abafarisayo, naho dusomye, bari abantu ngo bigaragaza nk'abantu beza, ngo bakarwanira, bagakunda kugaragara mu masinagogi, ngo ku myanya y'imbere, ngo no mu birori bagaharadira kwicara ku ntebe z'imbere ngo mubabone muheza respect. Uyu munsi ninde bishop, ninde apotre umuntu yakoresha nk'ubukwe, protocole akamushaza nko mu ntebe z'inyuma hagati mu baturage hagati? Ntabwo byavamo, ni imbere. Nyine respect ni ngombwa, abo kubatugomba kububaha, ariko harimo ikintu bitagukabya ku buryo rwose utamuha ya titre ya bishop, apotre, daddy, mami, ntabwo mwabyumvikanaho neza. Hari umumama witwa Yvonne atanze ikiganiro kimwe kuri chaîne ntari buvuge, avuga uburyo nawe yarashinze idini Uganda, ni umurundi kazi, asobanura ukuntu yakoreshaga imyuka y'abadayimoni, yamuheshaga imbaraga zo gukora ibitangaza, agasigira abantu bagakira. Ntimuyobe, abadayimoni bakorera ibi bitangaza kuryo basenyera umuntu agakira. Abadayimoni bashaka gusengera umuntu, bashaka gukora ibitangaza umuntu rwose ukabona habaye igitangaza runaka, wowe ukayabona Imana igikoze kandi abadayimoni.
rero musabwa kuba maso, mugasenga Imana ikabahishurira izi nyigisho z'ibinyoma z'ubuyobe ziri mu madini kugira ngo zitazabarimbuza. Yesu rero yagarutse kuri iri tsinda cyane, aravuga ngo bakunda imyanya y'abakuru mu birori n'intebe z'icyubahiro mu masinagogi, kandi ngo bakunda kuramukizwa mu maguriro no kwitwa rabi. Rabi bivuga umwigisha. Rabi rero ni nka bya bindi bya potere, ni nka bya potere, aposo, dadi, mami, pasita, revera. Aya matitire ntabwo ahuye n'ijambo ry'Imana bene data, nubwo abantu batabyumva. Twebwe turi mu ijambo ry'Imana. Yesu yavuze ngo n'abavandimwe. Higeze kuba impaka hagati y'abigishwa. Petero abaza akabazo Yesu. Petero akundaga kuvuga no kubaza cyane, abaza Yesu atari ku bundi, ubu hagati muri twebwe kiyongozi ninde? Ku bundi kugiye kugenda uzasiga ndi ugize umuyobozi, umukuru muri twebwe ninde? Urumva hari abigishwa Yesu yakundaga cyane ngo bari batatu, Yakobo mukuru wa Yohana ndetse na Petero, aba batatu. Ndetse akenshi mu gusenga Yesu yajyaga gusengera nk'ahantu nko mu butayu, barajyanaga yarabizeraga kurusha abandi. Urumva nyine mu gikundi harimo abantu babona nk'ari intyoza kuruta abandi, noneho Petero akibwira ko wenda hari mu buyobozi agiye kugabana, ninde mukuru muri twebwe? Ariko Yesu avuga ngo nta mukuru uri muri mwebwe, muri abavandimwe mwese mukundane kimwe, mwubahane. Ariko amatitire agiye kudukoraho. Abantu bari gutanga amafaranga mu madini ngo babone ubupasitoro. Hari abantu bagiye batanga za ruswa zikomeye cyane ngo babone amatitire za pasitoro, bakamenya upasiteri yabyishyuye atari ibintu Imana yamuhamagariye. Urumva nawe uwo muntu wishyuye amafaranga ye ngo abone ubupasiteri, iyo amaze kugera muri uwo mwanya agomba kuyagaruza, agomba kuyabakuramo ku kibi n'ikiza. Bene data rero aba pasiteri cyangwa abayobozi b'amadini benshi rwose nta mpuhwe bafitiye umukumbi, ntabwo baje bashaka agakiza, ibyabo ni ifaranga, nta kindi waza muvugana. Rero amaso yarabibona kandi araguha. Huza n'ijambo ry'Imana, dufata ijambo ry'Imana tukarisoma, tukarihuza n'ibyo tubona uyu munsi biri mu madini, kugira ngo ubirimo uhumuke, uba maso. Turagushimira rero ko wakuri iki kiganiro cyacu. Munyemerere tugisoreza aha ngaha kubera yuko twaganire ku ngingo yitwa fellowship. Fellowship aho umuyobozi w'idini ameze nka papa cyangwa nka dadi, n'aya matitire yose musanzwe muzi, ariko n'ubuyobe. Ni zimwe mu nyigisho zirimo zirakwirakwira mu madini ya antikristo, ndetse nakubwiye ko antikristo amakuru mu buryo bw'amayoberane y'ubugome. Niyo ngiyo ni imwe mu ngingo imugaragaza cyangwa se imuranga, nicyo bita fellowship. Bene data rero tugiye gusenga Imana. Wowe wakurikiye iki kiganiro, wowe wabanye natwe muri iki kiganiro, Imana igufashe ubashe kwegera Yesu, ubashe gusenga, ubashe gukizwa neza, kugira ngo ubashe kuzakiza ubugingo bwawe. Nongeye kubwira umuntu utarakora subscribe kuri channel ya Umurinzi TV ko yanyarukirayo akaya kuri chaîne yacu yitwa Umurinzi TV, wandikemo iryo jambo uraza kubonamo amavideo yacu twagiye dukora. Harimo indi chaîne yitwa ko ariko yacu ifite ikirango kirimo cy'ikiziga cy'ikizeru, kirimo amagambo yanditsemo ngo Umurinzi TV mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Rero mureke dusenga Imana kandi ubikore share kugira ngo ibiganiro bigere no ku bandi. Turabashimiye ko mwadukurikiye kandi Imana ikomeze kubaho umugisha no kubagura. Turagushimiye Imana yacu ko wanyana tw'iki kiganiro. Tugushimiye kubwo mwami wacu tubashe kugikora, kandi dusenge abantu bose bacyumvishije, abagikurikiye, kugira ngo bagenderere ubasange Uwiteka Imana ikomeye, ubahishurire, ubahe ubwenge, ubahe kukumenya, ubahe kukwegera. Iyi myigishirize y'ibinyoma iri muri amadini ye kubarimbuza, ubafashe bayihunge, ko wabwiye abigishwa bawe ngo mwirinde inyigisho z'abafarisayo, ibyo bavuga si byo bakora. Natwe amaso yacu turi kubibona mu masengero atandukanye, mu madini atandukanye, mu nsengero zitandukanye. Uduhe mwami wacu kugukurikira, tuve ku bana b'abantu, kuko nta wundi witwa data ukwiye kwitwa data hano mu isi, ni data wo mu ijuru, umuremyi w'ibintu byose, kandi nta wundi mukuru uhari, umukuru ni Kristo. Turagushime ko abanye natwe dushyigikira, senze nizeye mu izina rya Yesu turakoze, amen.